kuva mu myaka 102 ishize coronavirus nicyo cyorezo cyabayeho kigahungabanya ubuzima bw'abantu ndetse n'ubukungu bwabo mu buryo bukabije kuruta ibindi byose. Urumva ko kitoroshye. Nyivuga rero ibyo guhungabanya ubuzima bw'abantu n'ubukungu bw'abantu, nakubwira ko ubu ngubu hari abantu benshi birukamwe ku kazi. Niba uri muri abo ngabo ndakwihanganishije. Muri video rero icyo nshaka tuganiraho ni iki. Hari abantu benshi birukanwe ku kazi. Hari abantu benshi bari kubona ibintu byabo bizahomba. Dukora iki? Dutekereze gukora iki muri iki gihe ibintu bitameze neza. Nyuma y'ibi ngibi hari abantu bumva kabisa batazi niba bazongera gukora ibyo bakoraga ngo bigende neza. Ndibanda ku bijyanye no gutakaza akazi muri iyi video, ariko ndi buvugemo n'ibindi bintu bitandukanye. Niba ufite ibintu uri kubona ko bishobora kuzahomba wikoreraga, iyi video ntigucike uyirebe kugeza irangiye. Ndakubwira iki rero, kora subscribe, ukande like, noneho tuganire nyuma y'aka kananga uko twabigenza nuko nge mbyumva, icyo numva cyakorwa muri iki gihe. Ngwaye ikaze, niba ari ubwa mbere wagera hano, nge ni Joy, hano tuganira ibintu bitandukanye byo mu buzima busanzwe, ariko cyane cyane ibijyanye n'amafaranga n'akazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, muri iyi video navuze ko tugiye kuganira ku bijyanye no gutakaza akazi. Gutakaza akazi ni ikintu gitesha umuntu umutwe. Nanone guhomba ari gukora akazi ni ikintu gitesha umuntu umutwe. Ushobora kumbaza ngo kutigeze ubaho mu kindi gihe habaho ibintu nk'ibi ngibi, kuki twaganira kuri iyi ngingo? Impamvu twaganira kuri iyi ngingo, gutakaza akazi cyangwa gukora ibintu bikanga ntibigende nk'uko wabitekerezaga, ni ibintu bisanzwe bibaho. Nanjye bimbaho kenshi, ndi gutekereza ngo ninkora iki kintu biragenda gutya, narangiza nkagikora ntibigende uko byakagenze, kandi icyo kintu kirimo amafaranga. N'akazi rero nuko nguko. Mvugishije ukuri ntago bari banyirukana ku kazi. Ntago nzi uko kwirukanwa ku kazi bimera. Ariko hari ikintu nkora iyo nari ndi gukora ibintu bijyanye n'amafaranga, nubwo nyine nge akenshi nikorera, iyo ndi gukora ibintu bijyanye n'amafaranga bigapfa, hari ikintu nkora. Nicyo nshaka ko tuganira. Ni ikintu kirimo nk'intambwe nka 7 cyangwa 8, ndi buvuge ibintu bitandukanye ngenda nkora, wumve nawe cyagufasha muri iki gihe niba uri kubona nta kazi ufite. Ni iki kintu ushobora gukora muri aya mezi yaguma mu rugo? Ni iki kintu ushobora gukora nyuma yaho niba koko waratakaje akazi? Ngibyo tugiye kuganiraho. Ikintu cya mbere ngiye rero nkora iyo ngeze muri situation ndi kubona ko ibintu ndi gukora biri kwanga, amafaranga aho yari kuva atazigera yongera kuhava mu gihe cy'amezi menshi, nirinda gutekereza ejo mu gitondo cyangwa gutekereza ejo bundi. Oya, ntekereza mu gihe kiri kure, amezi 6 cyangwa umwaka. Uti kubera iki rero mbitekereza? Ni ukubera ko iyo utekereje ejo mu gitondo mu bintu bijyanye n'akazi n'amafaranga, ushobora gutekereza nabi, bigatuma aho utazigera ubona akazi, ntuzigera ubona n'amafaranga. Uti guteze ibyo bintu ntibiri kumvikana. Akazi karadutunga, sibyo? Amafaranga aradutunga, kuki udatekereza ejo mu gitondo ugatekereza kure? Icyo nicyo ndi bukubwire muri iyi video. Niryo banga ngiye kukwibira ku buryo ushobora gufata ino mimerere yo kubura akazi, no mimerere yo kubona ibintu byawe bizahomba, ukayibyaza inyungu nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 2. Urebe ino video kugeza irangiye, icyo ndi bukikubwire. Gusa niba uri kubona wabuze akazi, ikintu cya mbere ngiye nkora no kugabanya dépense, ibintu byose natakazaga amafaranga. Hari igihe ibintu bipfa, ariko ukirukana ku kazi cyangwa iki, ufite amafaranga wari warizigamiye. Nicyo gihe cyiza rero cyo kugabanya dépense. Reba ibintu byose wakashyiraga mu mafaranga, ugende wandike, ukore budget niba utajya kuyikora, urebe amafaranga ufite n'igihe ashobora kukumaza. Niba ari amezi 2, niba ari kumwe, niba ari icyumwe, ubishyire mu mutwe, umenye ngo aya mafaranga azamaze igihe kingana gute, kandi nyine ugabanye dépense. Niba wakunda kurya hanze, coronavirus nirangira ujye uteka mu rugo, ni mbese gerageza ugabanye dépense uburyo bwose bushoboka, ku buryo ushobora gusurviving igihe kinini biramutse bibaye ngombwa ko nta kazi ubona. Icya kabiri rero, kuva uyu munsi niba utaragikoze, genda usubire muri CV yawe wongere uyandike neza. Genda wongere ujye muri CV yawe uyandike neza kabisa uko ushoboye, wamagara abantu bashobora kukubera reference, wongere ubandike neza, donc utunganye CV yawe. Iyo umuntu yabuze akazi ka mbere uba ufite nyine n'ugushaka akazi. Yego, noneho rero gerageza wibuke, nakubwiye ngo tekereza, nakubwiye agatipu ndi bukubwire ngiye kurangiza ino video. Tekereza mu myaka 2 cyangwa 3 witekereza ejo bundi. Rero ako ndi bukubwire nyuma, kagenera igihe nubwo utarakamenya. Noneho ikindi gihe cyawe ukigenere gushaka akazi. Igihe cya mbere tubanye ni kukigenera gushaka akazi. Uratangirira ku kirero. Tangirira kukubwira inshuti zawe ko ukeneye akazi.
ntukagire isoni zo kuvuga ko wirukanwe ku kazi, oya ntukagire isoni zo kuvuga ko nta kiraka ufite cyangwa nta kazi ufite muri iyi minsi, oya bivuge ko nta kazi ufite. Bimaze iki rero? Biratuma nyine ushobora kubona ibiraka binyuze ku nshuti zawe. Ikintu cya kabiri wakora ni iki? Ni ukugerageza kujya kuri website zose uzi mu Rwanda zishobora gutuma ubona akazi. Izo ni izi. Iya mbere ni Job in Rwanda. Job in Rwanda iba utuzi dutandukanye. Iya kabiri yitwa Glassdoor. Glassdoor aba amakampani yo mu Rwanda nayo ajyashyiraho utuzi. Iya gatatu ni New Times. Hari n'izindi nyinshi, niba nawe hari uzi wandike muri comment, bishobora gufasha abandi bantu benshi. Donc gerageza ujye ujyaho buri gihe uko ushoboye ushaka akazi, kandi nkuko nakubwiye CV yawe bitunganye uyohereza ahantu henshi hashoboka. Tumaze kubona ibintu bine. Yego, icya mbere ni kihe? Gabanya dépense. Icya kabiri, andika CV yawe neza. Gatatu, bwira inshuti. Noneho numara kubwira inshuti, ufata umwanya ujya ku ma website ushaka akazi, wohereza application nyinshi uko bishoboka. Uribuka rero ka kantu nakubwiye ngo jya utekereza mu myaka 2 cyangwa mu mwaka 1. Igihe udafite akazi, hari ikintu cyiza ushobora kukibyaza. Gute? Ni ukuvuga ngo niba ufite umwanya wo gushaka akazi, ushobora kuba amasaha 3 ku munsi, andi masaha uraburi gukora iki? Bitekerezeho. Muri iki gihe cyaguma mu rugo uri gukora iki? Gerageza rero ugerageze gushushanya ngo mu mezi 6 mbaye ntarabona akazi muri ibi ngibi nkora, naba ndi gukora iki? Aho rero niho nshaka gutekereza. Iga umwuga, shaka ikintu wiga. Mu Kinyarwanda bajya bavuga, sinzi niba ari umugani wa kera, ngo umwana w'umufundi arabwirirwa nta burara. Yego, umwuga ni ikintu cyiza, kandi imyuga igezweho ntago isaba ibintu byatari kuyiga. Ushobora no kwiga umwuga ntuba ufite certificate, ariko ukaba uwuzi. Iyo uwuzi ushobora kubona akazi. Muri iyi video yego nibanziriza iyi ngiyi navuzemo imyuga ushobora kwiga yishyura amafaranga menshi. Tangira wige uwo mwuga. Noneho ikindi kintu muri kwa kubwira inshuti, niba uri kubona uri kumenya umwuga cyangwa wari usanzwe uwuzi, shaka ibiraka. Yego, mu gihe udafite akazi ntugafokasinge cyane cyangwa ushyira intego zawe ku kubona akazi kari permanent. Oya, ibiraka nabyo ni byiza. Shaka ibiraka, niyo cyaba ari kiraka kiguhereza 1/10 cy'amafaranga wahembwaga, ubusa buruta ubusabusa. Shaka ibiraka kandi ugende ubikora. Umwuga rero uti wawigira hehe? Umwuga ntago ugoye. Muri ino video nkuko nabikubwiye harimo ama website navuze wigiraho, ariko no kuri YouTube wakwigiraho umwuga. Yego, biterwa n'umwuga wariwo. Ukiga ukareba. Shaka umwuga wiga. Muri iki gihe uri mu rugo ufite internet ni ikintu cyiza cyane, burya ntago bizi. Abantu bashyira information zose zishoboka. Shaka umwuga rero wiga muri icyo gihe udafite akazi. Noneho rero ikintu nasozerezaho muri ino video mvuga ni iki: ntukanga akazi. Igihe udafite akazi cyangwa nyuma y'ibi ngibi yuko tuvuye mu rugo, kuko ubukungu bushobora kwifata nabi, ntuzanga akazi. Oya, ushobora kubona akazi kadahuje na diplome yawe ufite, ntuzakange. Oya, kwanga akazi ni bibi. Ushobora gukora akazi akariko kose nyuma y'ibi ngibi pe. Akazi kabi gahesha kandi. Ikindi nanone, zirikana ko buri mimerere mibi ushobora gukuramo ikintu cyiza. Ntawe ubizi. Ushobora kwiga umwuga ugatangira ukora uturaka dukeya muri iki gihe cyangwa nyuma y'ibi ngibi. Wibuke urebe ino video nakubwiye iyime imyuga ushobora kwiga, nyuma ukazatangira kwikorera iby'akazi ukabireka. Wabimenya gute? Nanone ushobora gutangira nyine ukiga umwuga, uwo mwuga ukazaguhesha akazi keza gashoboka. Ushobora kuba ufite amafaranga ukajya kuri website ukiga umwuga, bakanaguha certificate ishobora gutuma ukora hariho hose ku isi, ukabona no ufite amahirwe yo gukora hari hose gusa izo zigurwa amafaranga menshi, izo certificate bishyura amafaranga menshi. Yego, ariko nayo uwe mafaranga uyafite ushobora kuyashora mu kwiga, ukaba ushobora kubona akazi hariho hose ku isi. Nta muntu umenya uko ibintu bigenda. Rero wifata iki gihe nk'igihe cyo kubabara. Oya, ndabizi iyo umuntu ibintu ari gukora byanze arababara nk'icyumweru, ibyumweru 2, ariko tekereza neza, wijya mu bindi bintu bituma uhuga. Focus ya mbere yishyire ku gushaka akazi, kukugabanya dépense no kwiga ikintu gishyashya, ku buryo nyuma y'amezi 3, nyuma y'umwaka, iyo mimerere urimo izaba yararangiye kabisa, ari ukuyiseka mbese ukabivamo. Yego, uvuga ngo nintabona akazi, plan B nzatangira gukora ikindi kintu kitandukanye n'ibyo nakoraga, nzikorera cyangwa nzakorera undi muntu, ariko mfite umwuga nzi. Kumenya umwuga ni byiza. Iki ni igihe cyuko wakwinvestisa mu kumenya umwuga. Urakoze rero. Niba utarakora subscribe, kanda hano uyikore, cyangwa se
urebe iyi playlist y'ukuntu umuntu yiteza imbere mu buzima. Nkubwire iki rero, duhure muri video ikurikira. Ciao ciao, bye bye.